Ese kwizihiza Noheri ni icyaha ku bizera cyangwa ku bakristo, ku bantu bamenye Imana bakakira umwami Yesu Mukiza? Ibi bintu nagira ngo tubisobanukirwe uyu munsi. Hari abantu bamwe na bamwe bajye babyumva mu buryo bugiye butandukanye. Ese uko ibi bintu nibyo koko ni icyaha gishobora no kurimbuza umuntu akabura ubugingo? Reka tuganire. Nge mugiye kubana, amazina yanjye ni Bonane w'urukundo. Iyi ni Ministeri Akarago. Reka tubane kugira ngo dusobanukirwe. Ese koko kwizihiza Noheri nk'abizera ni icyaha? Igisubizo ngiye kukubwira ni oya. Naho kwizihiza Noheri ari icyaha. Bibiliya rero bigaragaza neza hari n'impamvu dukwiye kwizihiza Noheri dushingiye no ku ijambo ry'Imana, atari ibintu twishyiriyeho gutyo gusa. Hari impamvu nyinshi. Erega ubundi abantu rimwe na rimwe batinda kubikorwa ariko batabanje kureba impamvu tubikora ubundi ni iyihe. Nta nubwo rwose ibi bintu abantu rimwe na rimwe bajya byumva mu buryo bugiye butandukanye, kumva abantu baravuga ngo barasomye ibitabo ibi n'ibi, ngo babona ibi n'ibi, ariko koko ubundi ntidukwiye kwizihiza umwami wacu Yesu Kristo yavutseho. Reka n'iki nacyo nyinyomoze. Ntabwo ku itariki 25 z'ukwa 12 aribwo Yesu Kristo yavutse. Ibi ngibi rwose ntabwo ari byo. Ariko abanyetorero baricaye ibi babihuza, bashaka umunsi kwizihiza Noheri. Nk'uko mubizi neza ko tujya tugira ibihe bigiye bitandukanye nk'abanyetorero twizihizaho ibintu byabaye biri special, cyangwa ibintu byabaye special mu buzima bw'itorero. Rero iki nacyo abanyetorero bakwiye kukizirikana, bakwiye kucyitaho cyane. Kwizihiza Noheri ntago ari icyaha rwose. Nta nubwo itariki 25 ari wo munsi Yesu Kristo yavutse, ahubwo uyu ni umunsi washyizweho kugira ngo tujye tuzirikana igihe Kristo yavutse atuzaniye inkuru nziza. Ntago rero ku itariki 25 nibwo Yesu Kristo yavutseho, ariko ni umunsi tuzirikana ko yavukiye kugira ngo abari mu isi babone ubugingo. Icyo nacyo ndizera ugisobanukiwe. Reka noneho turebe twifashishije ijambo ry'Imana, mbereke ko ari ngombwa cyane ko dukwiye ngo kujya twizihiza uyu mwami wacu, tukanezezwa no kuba yaratuvukiye, tukabizirikana mu buzima bwacu, ndetse binarenze uyu munsi w'itariki 25 bikaba ibya buri munsi. Iyo usomye mu Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka ibice 2 umurongo wa 10 kugera ku wa 11, haravuze ngo marayika arababwira ati mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose. Haleluya. Kuko uyu munsi umukiza abavukiye mu murwa wa Dawidi, uzaba Kristo umwami. Bibiliya rero ishatse kuvuga iki? Murabyumva, iki ni igihe abungeri bari ku gikumba bagendererwa na marayika, arababwira ngo ndababwira inkuru nziza kandi y'umunezero. Haleluya. Aravuga ngo ndababwira inkuru nziza kandi y'umunezero uzaba ku bantu bose. Ubundi uyu munsi Kristo avuka ni umunsi abantu bakwiye kuzirikana. Ubundi se kubera iki umunsi wa none wizihiza igihe wavutseho? Uyu munsi kubera iki wizihiza igihe ubanye no mwashakanye? Uyu munsi ko wizihiza ibintu bigiye bitandukanye biri special? Bibiliya rero birakwiriye cyane, nuko abantu usanga bajya bavuga ibintu batabihuje n'ijambo ry'Imana. Erega ntabwo ubundi twebwe twita ku byo abantu bakora, nta nubwo duhuza ubuzima bwacu n'ubw'abantu bo mu isi. Twebwe ikwiriye nuko natwe nk'abizera dukwiye kuzirikana igihe umwami yatekereje kuza mu isi agaca bugufi akatuvukira kugira ngo natwe tubone ubugingo. Rero bavandimwe inshuti z'umusaraba, nibyo rwose nk'uko twabibabwiye, ntabwo kwizihiza Noheri ntabwo ari icyaha. Ubundi nihe mpamvu ubikora? Nihe mpamvu wizihiza Noheri? Uri umukristo, icyo nacyo ukwiye kukizirikana. Nihe mpamvu wizihiza Noheri? Wizihiza Noheri ugamije iki? Icyo ni Imana ireba. Ntabwo Imana yita ku munsi, ntabwo Imana yita ku bikorwa, ahubwo niki kiduteye kwizihiza Noheri nk'abizera? Ni ukuzirikana kuko iyi nkuru nziza twahawe y'agakiza. Ibyo byaba ari ibindi, ariko ndasenze cyane kugira ngo uyu munsi nawe rwose wizihize ko umwami Yesu yarakuvukiye.
Imana y'amahoro iguhe umugisha kandi Imana ikomeze gushyigikira mu izina rya Yesu Kristo. Amen.